Yesu Kristo akuzwe bana b'Imana na Alphonsine yankurije baramutsa ni kakanya kacu ko gusoma ijambo ry'Imana. Turacyakomeza gusoma mu gitabo cy'ivugururamategeko tugeze ku mutwe wa 23. Uyu munsi rero turasoma duhere ku mutwe wa 23 tugeze ku mutwe wa 26. Ntihazagire umuntu winjira mu kase, ntazamworosoreho ikinyita cy'umwenda se yamworoshe. Abantu bagomba guhezwa mu ikoraniro ritagatifu. Umuntu wamenetse amabya kimwe n'uwashahuwe ntibakemererwe kujya mu ikoraniro ry'Uhoraho. Umuntu w'ikimanye ntazemererwe kujya mu ikoraniro ry'Uhoraho, ndetse n'abazamukomokaho mu gisekuru cya 10 ntibazemererwe kujya mu ikoraniro ry'Uhoraho. Umuhamoni cyangwa umumowabu ntibazemererwe na rimwe kujya mu ikoraniro ry'Uhoraho, ndetse n'ababakomokaho mu gisekuru cya 10 ntibazemererwe kujya mu ikoraniro ry'Uhoraho, kuko batabasanganije ibyo kurya n'amazi igihe mwari mu rugendo mwimuka mu Misiri, ndetse Mowabu yo ikigarurira Balamu mwene Bewori w'i Petori muri Aramu na Harayimu kugira ngo akuvume. Ariko Uhoraho Imana yawe yanze kumvira Balamu, ahubwo umuvumo we Uhoraho Imana yawe awuguhinduriramo umugisha, kuko Uhoraho Imana yawe agukunda. Ingoma 1000 ntuzabashakira ubukire n'ihirwe igihe cyose ufite kubaho. Ntuzange urunuka Umunyedomu, kuko ari mwene wanyu. Ntuzange urunuka Umunyamisiri, kuko wabaye umusuhuke mu gihugu cye. Ababakomokaho nyuma y'igisekuru cya 3 bazemererwa kujya mu ikoraniro ry'Uhoraho. Nuca ingando uteye ababisha bawe, uzirinde ikibi cyose. Muri mwe nihaba umugabo wahumanyijwe nuko yisohoreyeho nijoro asinziriye, azasohoke mu ngando yoye kuyigarukamo. Niba ujya kwira aziyuhagire, maze izuba nirirenga asubire mu ngando. Uzagira ahantu hikinze hatari mu ngando, aba ariho wituma. Mu bintu byawe uzaba ufitemo n'igihosho, maze nujya hanze kwituma ugicukuze umwobo, hanyuma uze gutwikira imyanda yawe. Koko rero Uhoraho Imana yawe ubwe agendagenda mu ngando yawe, kugira ngo akurinde kandi akurekurire ababisha bawe. Nicyo gituma ingando yawe ari ahantu hatagatifu. Ntibikwiriye rero ko Uhoraho ayibonamo ikintu cyamutera ishozi, naho ubundi yareka kugana iwawe. Kurengera umucakara watorotse shebuja. Nihagira umucakara ucika shebuja agahungira iwawe, ntuzamumusubize, azagumane nawe abiwanyu, aho azatoranya muri umwe mu migi yanyu, kugira ngo amererwe neza. Ntuzashake kumurya imitsi. Kudashyingira indaya. Mu bakobwa b'Abayisiraheli ntihazabeho indaya zigenewe gukorera ibigirwamana, no mu bahungu b'Abayisiraheli ntihazabeho indaya zigenewe gukorera ibigirwamana. Mu ngoro y'Uhoraho Imana yawe ntuzajyanemo amaronko y'umukobwa w'indaya, cyangwa igihembo cy'uwo muhungu w'inyana y'imbwa, ngo ubitangeho ituro ryo guhigura, kuko bombi ari amahano Uhoraho yanga urunuka. Inguzanyo. Ntuzagire icyo uguriza umuvandimwe wawe ngo umwake n'inyungu, cyaba feza, cyaba ibiribwa, cyangwa se ikindi kintu cyose cyashobora gushakwaho inyungu. Umunyamahanga we uzamugurize umutezeho inyungu, ariko umuvandimwe wawe ntuzamwake inyungu, kugira ngo Uhoraho Imana yawe azaguhere umugisha mu murimo uzakorera mu gihugu ugiye kwinjiramo ngo ukigarurire. Imihigo igiriwe Uhoraho. Nugirira umuhigo Uhoraho Imana yawe, ntuzatinde kuwuhigura, naho ubundi Uhoraho Imana yawe ntiyabura kuwukuryoza, bikagukururira icyaha. Ariko niwirinda kugira imihigo, ntibizagukururira icyaha. Ijambo rikuvuye mu kanwa, jishishikarira kurishyira mu bikorwa,
ukurikije umuhigo wagiriye Uhoraho Imana yawe ku bwende, ukawivugira ubwawe. Imirima y'undi. Nujya mu murima w'imizabibu y'umuturanyi wawe, wemerewe kurya imbuto z'imizabibu uko ushaka, ugashira ipfa, ariko uramenye, ntuzasorome ibyo utwara. Nujya mu murima weze w'umuturanyi wawe, ushobora gucamo amahundo y'intoki, ariko ntuzageze aho gufata umuhoro ngo ukarare imyaka y'umuturanyi wawe. Gusenda umugore. Umuntu nashaka umugore akamurongora, nyuma yamubonaho inenge akareka kumukunda, akamwandikira urwandiko rwo kumusenda, akarumuhereza akamwirukana mu rugo rwe, uwo mugore akamuvira mu rugo akagenda, hanyuma agacyurwa n'undi mugabo. Niba uwo mugabo nawe ageze aho akamuhararukwa, akamwandikira urwandiko rwo kumusenda, akarumuhereza akamwirukana mu rugo rwe, cyangwa se uwo mugabo wari waramusumbakaje agapfa, icyo gihe umugabo we wa mbere, wa wundi wabanje kumusenda, ntazamusubirane ngo amugire umugore amaze kwihumanya atyo, kuko ibyo ari amahano mu maso y'Uhoraho. Uramenye, ntuzagushe mu cyaha igihugu Uhoraho Imana yawe aguhayeho ubukonde. Gusonera umuntu ukirongora. Umugabo n'abarongoye vuba ntazatabare, kandi ntihazagire uzi we kumubuza uburyo, azamara umwaka umwe yibereye iwe ari ntacyo abazwa, maze anezereze umugore yarongoye. Ibyerekeye ingwate, ubushimusi no kubemba. Ntihakagire umuntu utwara urusyo cyangwa ingasire y'ingwate, kuko byaba ari ukugwatira ubugingo bw'undi. Nihagira umuntu ushimuta umwe mu bavandimwe be b'Abayisiraheli akamujyana, akamugira umucakara cyangwa akamugurisha, bene uwo mushimusi agomba kwicwa. Muzakure ishyano hagati yanyu. Uzirinde indwara z'ibibembe, witondera kureba neza no gukurikiza ibyo abaherezabitambo b'Abalevi bazabigisha byose. Muzitondere gukora mukurikije amabwiriza nabahaye. Ibi kuko Uhoraho Imana yawe yagenjereje Miriyamu igihe mwari ku rugendo muva mu Misiri. Nuramuka ugize ikintu uguriza mugenzi wawe, ntuzinjire mu nzu ye ngo umutware ingwate yacyo. Uzahagarare hanze, maze uwo muntu ugurije agusangisha iyo ngwate hanze. Kandi niba asanzwe ari umuntu usuzuguritse, ntuzaryame utamushubije iyo ngwate ye, ugomba kuyimusubiza izuba rikirenga. Azaryama muri uwo mwambaro we, agusabire umugisha. Ibyo bizatuma witwa intungane imbere y'Uhoraho Imana yawe. Kubaha umupagasi. Ntuzanyunyuze imitsi umupagasi usuzuguritse kandi ukennye, yaba uwo mu bavandimwe bawe cyangwa se uwo mu basuhuke b'abanyamahanga batuye mu gihugu cyawe, mu migi yawe. Uzajya umuha igihembo cye buri munsi akoze, izuba ntirikarenge utamwishyuye, kuko ari umukene, akaba arekereje kubona uwo mushahara. Ntazagombe gutakira Uhoraho akurega, byagukururira icyaha. Uwakoze icyaha niwe ugihanirwa. Ababyeyi ntibazicwe bazira ibyo abana babo bakoze, n'abana ntibazicwe bazira ibyakozwe n'ababyeyi babo. Buri muntu azicwa azira icyaha yakoze ubwe. Amategeko arengera abanyamaboko make. Ntuzapfukirane uburenganzira bw'umusuhuke cyangwa ubw'imfubyi. Ntuzatwareho ingwate umwambaro w'umupfakazi. Uzibuke ko nawe wabaye umucakara mu Misiri, maze Uhoraho Imana yawe akagucungura akagukurayo. Nicyo gituma ngutegetse gukurikiza ibyo maze kuvuga. Nusarura umurima wawe, ukibagirirwa mu murima umuganda w'amahundo, ntuzasubireyo kuwutwara, uzaba uw'umusuhuke cyangwa imfubyi cyangwa umupfakazi, maze Uhoraho Imana yawe aguhere umugisha mu byo ukora byose. Nucugusa igiti cy'umuzeti ukagusha imbuto zeze, ntuzagaruke gusoroma bwa kabiri,
izisigaye zizaba iz'umusuhuke cyangwa imfubyi cyangwa umupfakazi. Nusoroma imbuto z'umuzabibu wawe, ntuzasubiremo guhumba, izisigaye zizaba iz'umusuhuke cyangwa imfubyi cyangwa umupfakazi. Ujye wibuka ko nawe wabaye umucakara mu gihugu cya Misiri, nicyo gituma ngutegeka gukurikiza ibyo maze kuvuga. Ubutabera mu bucamanza. Abantu nibagira icyo bapfa, bazajye mu rukiko babacire urubanza. Uri mu kuri azaba ari we bavuga ko atsinze, uri mu cyaha aba ari we bavuga ko atsinzwe. Nibasanga nyir'icyaha akwiye gukubitwa ibiboko, umucamanza azamuryamishe ku butaka, ategeka ko bamukubitira imbere ye ibiboko bihwanye n'icyaha cye. Bazamukubita ibiboko 40, ntibazarenzeho, kugira ngo igihe bamukubita ibiboko byinshi batamutonyagura bikabije, maze umuvandimwe wawe akahavana ubusembwa buhorurura. Inka. Ntuzahambire umunwa w'inka iri ku kazi ko guhonyora ingano. Itegeko ryo guhungura umugore. Abavandimwe niba batuye hamwe, umwe muri bo akaza gupfa atarabyara akana k'agahungu, umugore wa nyakwigendera ntazashaka umugabo utari uwo muri uwo muryango, ahubwo umugabo wabo azamusange amuhungure, amugire umugore we. Umuhungu uwo mugore azabyara bwa mbere niwe uzakomeza izina rya wa muvandimwe wapfuye, bityo izina rye ryoye kwibagirana mu Bayisiraheli. Uwo mugabo nadakunda guhungura umugore wabo, uwo mugore azajye ku irembo ry'umujyi, asanga abakuru, abaregere avuga ati, umugabo wacu yanze ku izina rya mwene se riramba mu Bayisiraheli, yanze kunkorera icyo ashinzwe. Abakuru b'umujyi wabo bazamuhamagaze bavugane nawe. Azaza ahagarara aho ngaho, maze avuga ati, sinshaka kumuhungura. Umugore yagombaga guhungura azamwegere aho ari imbere y'abo bakuru, amwambura urukweto, amucire mu maso, hanyuma aterura avuga ati, nguko uko bagenzereza umuntu wanze gucikura urugo rwa mwene se. Nuko mu Bayisiraheli bazajya bamwita nyakwamburwa urukweto. Igihano cy'umugore ushira isoni. Umugabo n'umuvandimwe we nibaramuka basingiranye bakarwana, maze umugore w'umwe muri bo akaza gutabara umugabo ukubitwa n'undi, agasudutsa intoki, agasingira uwo mubisha iwabo w'abantu akamukama, uzaca ikiganza cy'uwo mugore, ntuzamugirire ibambe. Kudahendana mu bucuruzi. Ntuzagire mu isaho yawe ibipimisho bibiri bidahwanye, icyemereye n'ikitaremereye. Ntukagire mu nzu yawe ibyibo by'urugero rumwe biciye ukubiri, ikinini n'igito. Ahubwo igipimisho cy'uburemere uzahorana kizabe cyuzuye kandi kitabeshya, n'icy'ubugeresha inshuro kizabe cyuzuye kandi kitabeshya, kugira ngo iminsi y'ukubaho kwawe izarambe mu gihugu Uhoraho Imana yawe aguhaye. Koko rero abakora ibintu nka biriya bose, abakora ibinyuranye n'ubutabera bose, baba ari ishyano Uhoraho Imana yawe yanga urunuka. Amaleki ni umwanzi wa karande. Jya wibuka ibyo Amaleki yakugiriye mu rugendo igihe mwimukaga mu Misiri. Yaje kugutegera mu nzira, aguca inyuma, maze atsemba abari bagikururuka inyuma bose. Igihe wari wishwe n'umunaniro kandi waguye isari, ntiyatinye Imana. Nicyo gituma Uhoraho Imana yawe namara kuguha kuruhuka, agukijije abanzi bawe bose bakugose, mu gihugu Uhoraho Imana yawe aguhayeho ubukonde ngo ukigarurire, uzazimanganya Amaleki ikibagirana munsi y'ijuru. Uramenye ntuzabyibagirwe. Ibyerekeye umuganura no kwiyibutsa iyimuka Misiri. Numara kugera mu gihugu Uhoraho Imana yawe aguhayeho ubukonde, ukakigarurira ukagituramo, uzagerura inshuro ku muganura w'imyaka yose wejeje mu butaka bwawe, imyaka uzasarura mu gihugu Uhoraho Imana yawe aguhaye. Ubishyire mu cyibo,
maze ujye ahantu Uhoraho Imana yawe azaba yihitiyemo kugira ngo ahatuze izina rye. Uzagenda usanga umuherezabitambo uzaba utahiwe muri icyo gihe, umubwire uti uyu munsi ndamenyesha Uhoraho Imana yawe yuko nageze mu gihugu Uhoraho yarahiye abasokuruza bacu ko azakiduha. Umuherezabitambo azakwakira cya cyibo agitereke hasi imbere y'urutambiro rw'Uhoraho Imana yawe. Nuko uvugira imbere y'Uhoraho Imana yawe uti sogokuruza yari Umwaramu wagendaga yangara asuhukira mu Misiri, abayo ari umusuhuke, ari hamwe n'abantu bake cyane bari bamuherekeje. Arahororokera aba imbaga ikomeye ifite amaboko kandi itubutse. Ariko Abanyamisiri batugiriye nabi, baduhindura abatindi, banadukoresha ku gahato imirimo y'ubucakara iruhanyije. Nuko dutakira Uhoraho Imana y'abasokuruza bacu. Uhoraho nawe yumva imiborogo yacu, areba ukuntu twari indushyi, turi mu kaga kandi tunashikamiwe. Maze Uhoraho adukuza mu Misiri imbaraga n'umurego by'ukuboko kwe, abigira kandi agaragaza ibikorwa bikanganye n'ibimenyetso n'ibitangaza. Atugeza aha hantu, aduha iki gihugu, ari igihugu gitemba amata n'ubuki. None dore nzanye umuganura w'ibyeze mu butaka wampaye, wowe Uhoraho. Uzabitereke hasi imbere y'Uhoraho Imana yawe, wunamye imbere y'Uhoraho Imana yawe, maze wishimire ibyiza byose Uhoraho Imana yawe yaguhaye ku buntu, wowe n'urugo rwawe. Ubigire ufatanije n'umulevi n'umusuhuke w'umunyamahanga mubana. Gutanga ituro ry'icyacumi uko imyaka 3 ishize. Mu mwaka wa 3 ari nawo mwaka wo gutanga icyacumi cy'umutungo, numara kugerura icyacumi ku byo wejeje byose no kugihaha umulevi, umusuhuke w'umunyamahanga, imfubyi n'umupfakazi bari mu migi yawe, bakarya bagahaga. Icyo gihe uzavugira imbere y'Uhoraho Imana yawe aya magambo uti nakuye mu nzu yanjye umugabane wagenewe guturwa, muhaha umulevi, umusuhuke w'umunyamahanga, imfubyi n'umupfakazi, nkurikije amategeko yawe yose wampaye, ntagize itegeko na rimwe nica nkana cyangwa nibagirwa. Ntacyo nigeze ndya kuri uwo mugabane ndi mu cyunamo, ntacyo nakuyeho ndi umuhumane, ntacyo nahayeho abazimu. Rwose numviye Uhoraho Imana yanjye, ngenza uko amabwiriza yose wampaye abivuga. None rero wowe utuye mu ijuru, mu ngoro ntagatifu, unama witegereze, maze uhe umugisha umuryango wawe, kimwe n'ubutaka waduhaye, ari igihugu gitemba amata n'ubuki, nk'uko wabirahiriye abasokuruza bacu. Uyu munsi Uhoraho Imana yawe akubwirije gukurikiza ayo mategeko n'iyo migenzo, ujye ubyitaho, ubikurikize n'umutima wawe wose n'amagara yawe yose. Uyu munsi dore watumye Uhoraho avuga yeruye ko azakubera Imana, ariko nawe ugakurikiza inzira ze, wita ku mategeko ye n'amabwiriza ye n'imigenzo ye, mbese ukajya wumvira ijwi rye. Uyu munsi kandi Uhoraho nawe yatumye uvuga weruye kuzamubera umuryango w'ubukonde yihariye nk'uko yabigusezeranije, kandi kuzakomeza amategeko ye yose. Icyo gihe rero azagukuza, agusumbisha ayandi mahanga yaremye yose, uyarusha icyubahiro n'ubwamamare n'ishema, bityo ubere Uhoraho Imana yawe umuryango mutagatifu nk'uko yabigusezeranije. Nimwakire ijambo ry'Imana.